So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. None akaba ari umwami w'umwana official, of course nye nk'abandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo seba. So guys ngiye kubereka bamwe mu babyeyi urungano baherekeje umugeni wa Killaman, umuhoza shemusa, umugeni wa niyo nshuti Abdallah Mark uzwi ku izina rya Killaman, yaragaragiwe n'ababyeyi ndetse n'urungano mu muhango wo gusaba ndetse no gukwa. Bibutse yuko Killaman yaramaranye imyaka igera ku 8 hamwe n'umuhoza shemusa, babana bari bafitanye abana bagera kuri 2. So rero ejo bundi nibwo yagiye mu murenge barasezerana mu murenge, and then Killaman ubwo ari imbere n'itangazamakuru yavuze yuko kuba ari umugabo wuzuye, kuba yarujuje inshingano, ari ukuba byibuza yarakoze ibisabwa byose nk'umugabo, akajya wabo umugore agasaba agakwa mu murenge bakabikora, nibwo byaba ari ibintu byo kuvuga ngo we aruzuye nk'umugabo. Nizo nzozi ziwe yari afite zo kubamo. Inzozi yarazikabije, inzozi ziwe ejo ku munsi w'ejo yarazikabije, aho rwose yakoze ubukwe bw'igitangaza, umwe mu bukwe bwari bwitabiriwe n'abarimo Linda Priya, Inyindi Aisha n'abandi benshi bazwi muri sinema, abuzi bose bakina filimi bari bahari. hari nka Bamenya, hari nka Rocky Kimomo, hari nka Rutambi, hari nka Dr Nsabi, hari nka Mitsutsu, hari nka Shafi. Abantu bose uzi muri sinema bose navuga yuko bari bamuherekeje. Masamba Enore niwe wasohoye umugeni ku munsi w'ejo, bonaga ari ibintu by'agatangaza cyane. So ku itariki rero ya 2 Werurwe 2024 nibwo uwo twakita nka Killaman yasabye anakwa umuhoza shemusa bafitanye abana bagera kuri 2 bose. Aba bombi rero navuga ko bagaragiwe cyangwa se baherekejwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, yaba ku ruhande rw'umusore yewe no ku ruhande rw'umukobwa bari bahari ibyamamare by'umwihariko muri sinema. Okay, ngiye ikintu rero ngiye gukora, tugiye kugenda mbereka uburyo n'amafoto y'abaherekeje uwo twakita umuhoza shemusa, ibyamamare byagiye bimuherekeza. Masamba Enore nababwiye ko ari we wamusohoye, ari we wasohoye umugeni. So navuga ko rero bari harimo ababyeyi n'urungano rw'umukobwa, harimo nka Linda Priya namubabwiye, harimo nk'Inyindi Aisha, muramuzi muzi nko kwa Nyakiso muri Big Mind Comedy. So inganzo ngari niyo yari ihari murabaza abangaba, nukuvuga ngo wari umurongo muremure ubona ko bagaragiye uwo twakita shemusa. Bari babyiteguye pe, baje biteguye mani, ntago ari ibintu twakirwa tugarukaho. habayeho ikintu twakita nk'imyambarire yabakesheje mani, baje bakeye bari gusa neza. Hari abo twakita Orne Makeup, bari basanzwe bakorana nayo, bari basanzwe bakorana n'ibyamamare bigiye bitandukanye muri kintu kijyanye muri na makeup, ariko kandi bagendeye mu mujyo w'injyana ya gakondo izwi nka Masamba Enore. niwe washimishijwe cyane no kubona Killaman amwenyura binyuranye nuko abantu basanzwe bamuzi muri filimi. Nuko ngo ubundi Killaman biragoye kumubona yasetse muri filimi, ni umurakare byatsa. Masamba Enore ikintu cyamukomye nuko na Killaman amwenyura bisinyuranye, we nyine byahise bimushimisha ko na Killaman nyine amwenyura bitandukanye nuko dusanzwe tumuzi muri filimi. Ku itariki ya 8 Gashyantare 2024 nibwo Killaman yasezeranye mu mategeko n'imbere y'Imana mu idini rya Islam. Uyu munsi rero ni kwa kumwe bavuga ngo ni ukwereka ababyeyi ibirori
uyu munsi ni ukwereka ababyeyi pati nuko bashimisha mani. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiba gishimishije ni ukubona nk'umugore wa Killaman. Umugore wa Killaman ni umwe mu bantu we babanye, bari bamanye imyaka 8. Ikintu cya mbere cyari gishimishije ni ukubona nyuma y'imyaka 8 bakoze ubukwe bakagera ku nzozi zabo pe. Ni ibintu by'agatangaza cyane, ni ibintu byo kwishimira ko ntabwo ari ibintu bikunze gukorwa n'abastari bose, n'abastari bake bakunze gukora ibyo bintu. So niyo mpamvu rero navuga ko ubundi Killaman atangiye bino bintu bya sinema byatangiye. Killaman yari umudiski bana, yari umuntu baninga, yari umudiski bana. So hari akantu baje kumutira icyo gihe banyakise nibwo barimo batangira na ba Patino. Akantu baje kumutira nyine agenda bakurikira agiye kureba abantu bagiye gukinira. Bahageze kwa kundi kuri tele buvuga ariko hari ikintu turimo turabura umuntu w'umusore ushaka kuba yaza agakubita nka Patino urushyi ko ndabyibuka icyo gihe video bakoze irano trendinga na hano Patino bamukubita urushyi akagwama ahantu hepfo akeguka gutyo ubona itaka ryamwuzuye mu kanwa no mu maso, rinete yamenetse havuyemo akantu kamwe. Ndakeka iyo video ni ya kera, shobora kuba yanyuze nko kuri Kasuku. So iyo video niyo ya mbere Killaman yakinyemo kuko yagiye abaherekeje baramureba basanga mu bantu bakeneye harimo umuntu w'umusore ungana na Killaman. Ubwo nyine muryango mbumvishe intangiriro z'uburyo Killaman yinjiye muri sinema kugeza ubu ngubu tumumenye nka Killaman muri My Heart, muri Big Mind n'amandi mafilimi menshi Killaman utaba yagiye akina filimi. Killaman amaze gukina filimi zigera nko muri 70 kuva yinjiye muri sinema. So one day ndimo nganira na Killaman Killaman imbaraga ubushobozi ni iki kigutera courage man, si ubikora ute? Nari mfite amatsiko yo kumenya uburyo Killaman akora bino bintu papa. So yarambwiye uti bro ati Simba sikia nikwambie we peti, sikiliza nikwambie man, ushaka kugera ku kintu bigusaba kwigomwa, bigusaba ibitambo, bigusaba gukora cyane. Ati ngiye bino bintu binsaba gukora cyane. Ati ngiye nangira, ati natangire kwa Nyakiso ni hano natangiriye. Nati najyaga mbakurikira tikana nari mfite umugore utwite, urumva twaryaga tukishyura inzu, twatubaye mu buzima butari sawa. Ati icyo gihe rero nubwo haje kubamo yuko nangira kugenda nkurikira ba Nyakiso man, tugakina na zira boro. Hari roli bigeze no kumuheza kwa Nyakiso yo kunyuramo gutya gusa nyine ntavuge, akanyura gutya muri kamera akabareba gutya akikomereza. Ngo niko kantu ka mbere kamushimishije kuva yatangira gukina film. Nyine byaramukomye byatarito. So one day akajya bakurikira every day buri ko bagiye gukina, every time agafata igihe cyiwe akajyayo, buri gihe akajyayo. And then mu rugo kutangira kwishyura inzu bitangira kwanga, kuko urumva aratangiye kujya mu bintu bitari kwinjiza. Kwishyura inzu biranga, kurya bitangira kuba bikeya. Nibwo umugore wa Killaman yaje kumubaza ati ubundi ufitiye gahunda, ubundi ko mbona uri kujya mu bintu bidashinga, nkambona ndarinda twite, kurya bitangiye kuba ikibazo, kwishyura inzu nabyo byatangiye kuba ikibazo. What's wrong? Ufite ikihe kibazo wowe? Ufite bimeze bite? So Killaman nk'umuntu wari uzi ikintu ashaka yarakomeje arahatiriza. Killaman yarakomeje arahatiriza bigera naho nyine umugore wiwe amusiga, kurumva ntabwo ari bukomeze kwicwa n'inzara. Ariko n'ababeshye ikintu washyizemo umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, wallahi icyo kintu kikugeza kure. Kubera ko ntabwo nabura kuvuga yuko Kira ubu ngubu ni umwe mu bantu bakora filimi yanga Nyarwanda bari top, bari hejuru, bakunzwe cyane ku rwego utaba. Ni umwe mu bantu bafite amafaranga kandi yaratangiye akurikira ba Nyakiso nta kintu ari kubikuramo. Urumva rero ikintu navuga cyo
ikintu wagiyemo utitaye ku nyungu z'ako kanya, anytime cyabyara ibiceri, anytime byakugeza ku nzozi zawe. So niyo mpamvu rero kugeza ubu ngubu Killaman yakoresheje ubukwe bw'agatangaza, bumwe mu bukwe bwiza amarangirova yari arimo mwarayabonye. Man, ntabwo nabura kuvuga yuko yarushije ubukwe bwiza Kenisol. Yes, yarushije ubukwe bwiza Kenisol. Mu bantu bakoze ubukwe bwiza, nituvuga ubukwe bwiza, man, Killaman yanarushije ubukwe bwiza Kimenyi Yves na Muyango. Wenda ntabwo navuga ngo yarushije ubukwe bwiza The Ben. Ako kirari mu bantu bakoze ubukwe bwiza tu. So man, niyo mpamvu njye ntabwo nabura kubwira abantu mwese never give up, kandi ikindi bintu byose biva mu gusenga no guhatiriza. Man, ikintu cyose ashyize mu mutima, ikintu cyose ashyizemo imbaraga zawe mu muhati, ntabwo abura kugera ku nzozi z'ibyo wifuza, you know. So guys, reka bashimire mbabwire ngo rero nakagaruka ko ubu ngubu twari turimo kuvuga ku ruhande rw'umugore, ndaje mbereka no ku ruhande rw'umuhungu mutazanagirana.